Uwakubaza impamvu ikirere ari ubururu cyangwa se kuki inyanja zisa ari ubururu wamusubiza iki? None kuki amazi y'inyanja agaragara nk'ubururu kandi wayasuka mu gikombe ukabona ntabaragira? Ese nuko inyanja zaba zimeze nk'indorerwamo y'ikirere cyangwa ikirere nicyo ndorerwamo y'inyanja? Muri ibi bibiri ubundi ni ikihe gifite ibara ry'ubururu? Muhaye ikaze mu kiganiro Le Monde cy'uyu munsi, ni ikiganiro cya GENESISTV. Uyu munsi reka tuve muzingo ibirebana n'iyi ngingo, aho twibaza tuti kuki ikirere n'inyanja z'isi ari ubururu? Ese byombi ni ubururu cyangwa kimwe nicyo gifite ibara ry'ubururu? Muhaye ikaze. Ikirere cy'isi akenshi tubona ari ubururu bitewe n'ibyitwa Rayleigh scattering. Ubu ni uburyo bwavumbuwe n'umuhanga mu bugenge bw'umwongereza witwaga Rayleigh, aho yasobanuye uburyo urumuri rugenda mu buryo buvunaguye rukanatandukana bitewe n'ubukana bw'imirasire itandukanye irugize iyo rugenda mu mwuka, aho ruba rugizwe n'amabara 7. Iyo izuba rirashe urumuri rwaryo ruba rugizwe n'amabara menshi, kandi ayo mabara agize umurasire w'izuba nayo agira ubukana butandukanye. Iyo izuba rirashe urumuri rukagenda mu mwuka, urumuri rugera ku isi ruba rufite imirasire ingana na 1/3 cy'urumuri rwose, akaba ari rwo rubasha kugera ku isi, kuko wabigereranya nk'aho rugenda ruhuha n'umuyaga ukarutandukanya. Mu mabara yose 7 uko agize izuba, afite ubukana buke birayorohera kunyanyagira, ndetse rifite ubukana buke niryo risa nk'ubururu. Iyi niyo mpamvu tubona ikirere tukakibona nk'ubururu. Impamvu ibisobanura neza, uzitegereza izuba riri kurenga cyangwa kurasa. Iki gihe rwinshi mu rumuri rw'ubururu cyangwa urujya kuba icyatsi, kuko aya mabara aba afite ubukana buke, akenshi yo aba yamaze kunyanyagira na mbere y'uko izuba rirasa byeruye ngo ritwitegere mu kirere cyangwa ngo rirenge burundu. Iyi niyo mpamvu akenshi mu kurenga cyangwa kurasa kw'izuba dusa n'ababonamo ibara ry'umutuku n'ibara rijya gusa n'umuhondo nk'uwironji. Iyi mpamvu rero isobanura uburyo amazi y'inyanja atari ubururu, kuko inyanja zimeze nk'indorerwamo y'ikirere. Amazi y'inyanja asa ubururu bitewe n'uko afata urumuri ruva ku zuba. Iyo izuba rirashe, molekili z'amazi, ibi bikaba ari ibinyabutabire bigize amazi, bihita bimera bunguri imbaraga zivuye mu rumuri rw'izuba. Hano buri bara rimirwa bunguri bitewe n'ubukana bwaryo no ku ntera itandukanye. Reka nk'uhe urugero nawe wazagerageza mu rugo. Uzafata amazi ariko afite ubujyakuzimu buto, urugero nk'amazi yo mu kirahuri, kuko urumuri rubasha gucengeramo rwose uko rwakabaye, hakaba nta n'amazi ahagije yo kumira bunguri uru rumuri. Niyo mpamvu tubona amazi yo mu kirahuri abonerana, mu gihe mu nyanja zifite ubujyakuzimu bunini tubona zisa ubururu, nk'uko zibasha kumira bunguri urumuri ruturuka ku zuba rukagaruka mu mboni yacu rusa ubururu. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi nahagihumurije, tuzasubira ubutaha. Nitwa Beric Munyeshyaka, mbifurije kugira ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.